Aramutse, Imana ishimwe kandi Imana ibahe umugisha muri iki gitondo dutangiye cy'uyu munsi. Reka muri iki gitondo dutangire n'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cy'Itangiriro ibice ni bitatu duhereye ku murongo wa mbere. Itangiriro ibice bitatu duhereye ku murongo wa mbere, reka dusome. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Umugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa, barya ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Iyo twinjiye mu isi yo kwizera cyangwa se mu isi y'umwuka, birakwiriye ko hari ibintu tugomba gusobanukirwa kandi by'ibanze, kubera ko ibyo bintu by'ibanze biramutse bidasobanutse bituma ubuzima bwacu bw'umwuka budatungana. Nyamara kandi ku ruhande rumwe akaba ari ubwo twakwibeshya ko ubuzima bwacu bw'umwuka turi kubaho aribwo twakabayeho, ariko nyamara ugasanga hari ubwo tubaho ubuzima bw'umwuka bw'ikinyoma tukarinda dupfa ndetse tutarabimenya twabaho mu kinyoma. Ibyo nta kindi kibitera ni uko usanga bamwe muri twe iby'ibanze by'umwuka bitarasobanutse neza mu buzima bwacu, kandi bidasobanutse neza ni ukuri nta na kimwe kigenda, nta na kimwe gitungana. Kimwe dukwiye gusobanukirwa neza kurusha ibindi mbere ya byose ni ukumenya imiterere n'imibereho y'imitima tubana nayo. Nimvuga imitima tubana nayo cyangwa umutima tubana nawo, nta kindi ni umutima wa kamere. Ni iki Bibiliya ivuga ku mutima wa kamere cyangwa se umutima w'umuntu? Ari wo wa mutima umuntu yavukanye, ari wo mutima tuvuka dufite. Mu by'ukuri abantu benshi babana n'urujijo rwo kwibwira ko iyo umuntu avutse avuka ari umwana w'Imana, kubera ko bazi ko umuntu yaremwe n'Imana. Niyo mpamvu abantu batekereza ko igihe cyose tuvutse tuvuga turi abana b'Imana cyangwa se turi ab'Imana. Biragoye abantu kumvisha ko uruhinja ruvutse ruba rufite icyaha cyangwa se ruba ari urunyacyaha. Abantu bamaze kubibatiza ko uruhinja ruvutse cyangwa se umwana avutse aba ari umumarayika rwose nta kibazo afitanye n'Imana. Ariko se niko twasanze Bibiliya bivuga? Iyo twinjiye muri Bibiliya dusanga bitandukanye n'ibyo abantu twatekereza muri twebwe, kubera ko ntabwo umuntu avuka nta kibazo afitanye n'Imana. Umuntu avuka afitanye ikibazo nayo, kubera ko Bibiliya igaragaza ko buri muntu wese avuka atandukanijwe nayo. Bivuze ngo umuntu avuka atazi Imana, umuntu avuka adasobanukiwe Imana, iyo umuntu avuka atandukanyijwe nayo ntaho bahuriye. Kugira ngo umuntu ahuzwe n'Imana ni ibintu bibaho ari mu buzima ariho, yaramaze kubaho. Naho ubundi twese tuvuga dutandukanyijwe nayo. Umuntu ashobora kwibaza se kuki tuvuka dutandukanijwe n'Imana kandi byitwa ko twaremwe nayo? Ni uko mu gitabo cy'Itangiriro Imana imaze kurema umuntu, hari
Ikindi kintu cya gatatu tubona mu mubano w'Imana n'umuntu, icyo nta kindi ni inzoka cyangwa se ni Satani. Iyo tuvuze inzoka tuba tuvuze Satani, kubera ko Satani binyuze mu nzoka yaje kubaho hagati y'imibanire y'umuntu n'Imana, bityo bituma umuntu atandukana n'Imana. Imana imurema yamujyanye mu ngobyi ya Edeni mu gice cya kabiri niko tubibona. Irangije aramubwira ngo igiti cyose cyo muri iyi ngobyi byemeye kuzirya, imbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngobyi byemerewe kuziryaho uko ushaka. Ariko iramubwira ngo igiti cyose, igiti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriho no gupfa uzapfa. Aya ni amagambo yavuzwe n'Imana. Ariko turebye mu gice cya gatatu uhereye ku murongo wa mbere, aho ngaho Satani ari we nzoka yaje guhura n'umuntu Eva, aramubwira ngo nubwo cya giti bakiryaho gupfa ntibazapfa, gupfa ntimuzapfa, niko Satani yavuze. Ariko Imana yaravuze ngo no gupfa uzapfa. Ariko Satani ari kuvuga ngo gupfa ntimuzapfa. Ese bishatse kuvuga iki? Ese ubu Imana yavuze ko ariyo yabeshye, cyangwa wari uri kuvuga ko gupfa batazapfa niwe wabeshyaga? Birangira tubonye ko wavuze ko gupfa batazapfa nibakiryaho ariwe wabeshyaga, kuko icyaje gukurikiraho ni uko bakiriye. Se twibaze, barapfuye cyangwa ntibapfuye? Ijambo ry'Imana ntago rimwe na rimwe ari yego cyangwa ikindi gihe ngo ribe oya, ahubwo igihe cyose ijambo ry'Imana iba ari yego. N'Imana yarababwiye ngo gupfa no gupfa uzapfa, kandi bakaba barabirenzeho bakakirya, ntabwo twavuga ngo ntabwo bapfuye. Barapfuye kuko ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka kandi ntabwo ribeshya. Baragisangiye bose bamaze kukirya, mu maso y'Imana barapfuye. Kuko ibimenyetso byabigaragaje ko bapfuye muri bo, ni uko bamaze kukirya amaso yombi yahweje bakabona ko bambaye ubusa. Nicyo kintu cya mbere babonye. Babonye ko bambaye ubusa bakorwa n'isoni. Bamaze gukorwa n'isoni badoda by'imitini ngo biremere ibicocero. Ariko bya bicocero ntabwo byabashije kubambika. Ubundi bakomeje gukorwa n'isoni, kuko Uwiteka aje kubareba mu mafu ya nimunsi, tubona Adamu n'umugore bahunga mu maso Uwiteka bakagenda. Mu by'ukuri ikibazo si uko bari bambaye ubusa, kubera ko n'ubundi Imana baremye bambaye ubusa, bahoze kera bambaye ubusa, ariko bwa busa bwabo ntibwabakozaga isoni. Ikigaragara ko bari bapfuye ku Mana, ni uko batangiye guterwa n'isoni z'ubwambure bwabo, ikintu kitari cyarigeze kibaho n'umunsi n'umwe. Bivuze ngo hari ikintu muri bo cyari cyahindutse. Niyo mpamvu ubwo Imana yabegeraga kugira ngo bayegere nk'uko byari bisanzwe, nabo batangiye guhunga mu maso yayo, barahunga cyane. Bari bafite isoni, bari bafite ubwoba, nta mahoro bari bafite, kubera ko bari bamaze kwakira undi mutima utandukanye n'uwo bahoranye. Uwo mutima nta wundi ni umutima wa Sekibi. Wa Sekibi abashutse akababwira ngo gupfa ntimuzapfa. Ariko mu by'ukuri ubwo yababwiraga ngo gupfa ntimuzapfa, ni uko yari azi icyo yenda kugeraho icyo ari cyo. Tujya duhura n'abantu badutekera umutwe mu buzima bwacu. Ntabwo umutekamutwe ashobora kuza yigize umutekamutwe cyangwa se akugaragarira nk'umutekamutwe mu maso yawe. Igihe cyose aza agaragara nk'umuntu mwiza, aza agaragara nk'umucunguzi, aza agaragara rwose nk'umuntu ushaka kukwereka ibintu byiza kandi utari uzi. Ariko icyo agambiriye nta kindi, ni ikibi ntabwo ari icyiza. Iyo icyo agambiriye amaze kukigeraho binyuze mu kukuriganya, nibwo umenya ngo wa muntu yari umutekamutwe. Ntabwo wa muntu yari umugiraneza, ntabwo wari umuntu wari uzanywe n'icyiza, ahubwo yarazanywe n'ikibi. Rero Satani nawe niko byagenze. Yeretse umuntu ko kuba Imana yarabuje kurya ku giti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi, ari uko Imana izi yuko nibakiryaho amaso yabo azahweza, bagahindurwa nk'Imana, bakamenya icyiza n'ikibi. Umuntu nawe abonye ko icyo giti ari igiti cyiza cyo kwifuriza umuntu kumenya ubwenge, ngo asoroma ku mbuto zacyo arazirya.
ariko ibyagaragaye ni uko amaze kukirya ntabwo koko byamubereye byiza, ahubwo byamubereye bibi cyane. Icyo atari yarigeze abona cyaje kubaho mu buzima bwe, umuntu utari warigeze ahunga mu maso y'Uwiteka yatangiye kwihisha Imana. Ntabwo rero iki ni ikintu twavuga ngo ni cyiza Satani yahaye umuntu, ahubwo ni ikintu kibi yamuhaye umutima mubi cyane atari afite kuva mbere. Rero uwo mutima wo kuba kure y'Imana, uwo mutima udakunda Imana, uwo mutima buri muntu wese arawuvukana, nicyo twita umutima wa kamere. Uwo mutima rero si uw'Imana ahubwo ni uwa Satani. Rero niba hari ikintu cyiza cyo mu mutima wa Satani, ngo byashoboka ko wenda natwe twaba tugifite, ariko ukuri kw'Imana ni uko nta cyiza na kimwe kiba mu mutima wa Sekibi Satani. Umutima wa Sekibi Satani ibiwuzuye byose ni bibi, ni imigambi mibi, ni imigambi y'umwijima, ni imigambi y'urugomo. Ibyo ni byo byuzuye umutima we. Rero umuntu wese uri munsi y'ijuru aho ava akagera, igihe cyose ari mwene Adamu afite uyu mutima. Uyu mutima rero ni ikintu kidashobora guhinduka. Uyu mutima uko Bibiliya uvuga ni uko ivuga ko ari umwanzi w'Imana. Iyo dusubiye mu gitabo cy'Abaroma 8:7, haratubwira ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utubahiriza amategeko y'Imana kandi ntushobora no kuyubaha. Bivuze ngo umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana. Ese umwanzi w'Imana ni nde? Bivuze ngo umwanzi w'Imana nta wundi muri iyi si ni Sekibi Satani. Niwe wigometse ku Mana, niwe wanze Imana, kandi niwe muntu ufite umutima udashobora kwihana n'umunsi n'umwe. Yagambiriye kwanga Imana, yagambiriye ikibi mu mutima we, ntashobora guhindukira n'umunsi n'umwe. Rero Sekibi niba ari we mwanzi w'Imana, biriko avuga ngo nanjye umutima wa kamere wanjye ni umwanzi w'Imana, bivuze ngo umutima wa kamere yanjye niwe Satani, niwe mutima wa Satani. Uyu mutima rero Bibiliya yerekana ko udashobora guhinduka. Nubwo njye nabigiramo uruhare ngo ngerageza kuwuhindura n'umurava wanjye wose, bigaragara ko uyu mutima udashobora guhinduka n'umunsi n'umwe. Ntabwo byakunda. Ariko ikinyoma abantu babana nacyo ni iki? Abantu iyo batangiye ubuzima bw'umwuka baba bibwira ko uyu mutima uzahinduka igihe kimwe. Niyo mpamvu bawufatira iminsi yo gusenga, bakawufatira iminsi yo kwiyiriza, ariko mu by'ukuri bagasanga nta kintu kigeze gihinduka. Iyo babonye nta cyahindutse barirenganya, bakibabaza, bagashavura mu mitima yabo, bakumva ko hari icyo bagakoze ariko batakoze, bakumva ko hari icyo bakagombye kuba bagezeho ariko batagezeho. Niyo mpamvu umubabaro ukomeza kwiyongera mu mitima yabo iyo babona iki kintu kidahinduka. Ariko ndagira ngo mbwire ko iki kintu ntabwo gishobora guhinduka. Ntabwo Satani azigera yihana, ntabwo azigera ahinduka. Nguko niko imitima yacu ya kamere nayo idashobora guhinduka. Iyo dusinye mu gitabo cya Yesaya ni igice cya mbere umurongo wa 4, biravuga ngo dore ubwo bwoko bukora ibyaha we, wa bwoko bukora ibyaha we, abantu buzuyemo no gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye Uwera wa Isirayeli, baramuharuruka basubira inyuma. Umurongo wa 6 tukavuga ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe nta hazima, ahubwo ni inguma n'imibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Uku niko birisobanura umuntu uwo ari we. Uku niko birisobanura umutima wa kamere uwo ari wo. Uhereye ngo mu bworo bw'ikirenge ukageza mu gitwariro mu mutwe, hose nta hazima, ahubwo byose hose ni imibyimba, ni ibisebe binuka ngo bitigeze gukandwa. Uku niko wa mutima wa kamere uteye ishozi mu maso y'Imana. Ariko nyirawo akabaho yibwira ngo nzahinduka, igihe kimwe nzahinduka. Ariko ndagira ngo mbwize ukuri nshingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo uzahinduka. Ntuzigera uhinduka, ntabyo uzigera ubona, kubera ko kamere ntigihinduka.
Yesu yabivuze neza mu gitabo cya Yohana ibice 8 umurongo wa 44, yabwiye abayuda bati mukomoka kuri so Satani. Ese ni gute umuntu akomoka kuri Satani? Ese ni iki Yesu yarashatse kuvuga ko abantu bakomoka kuri Satani? Mu by'ukuri icyo Yesu yaragambiriye si ukubatuka, icyo yaragambiriye mu mutima we si ukubagirira neza nabi, ahubwo icyo yaragambiriye ni ukubahesha umugisha, ni ukubaha umugisha batari barigeze bamenya. Ariko mu by'ukuri bakomeje kugundira ikintu kivuga ngo tuzahinduka, ndetse twarahindutse. Turi abantu bashobora gukora ibyiza, turi abantu bashobora kubahiriza amategeko y'Imana, turi abantu bakunda Imana, twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu, twebwe turi abana b'Imana. Ariko Yesu yabareba akagira agahinda mu mutima we kubera ko batigeze bamenya umutima wa kamere babana nawo, ko ari umwanzi w'Imana, ko ari sekibi Satani. Niyo mpamvu igihe cyose yahoraga ababwira ati mwa bana b'incira mwe, ese ni gute umuntu aba umwana w'incira? Iyi ncira Yesu yashaka kuvuga ni ya nzoka twabonye mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3. Iyo niyo ncira twese twakomotseho. Nicyo kintu yashakaga ko abayuda bamenya bakihana mu mitima yabo, bakamenya ko batigeze baba abana b'Imana, bakamenya ko batigeze bakunda Imana, bakamenya ko ari abantu bakwiriye kugirirwa impuhwe ndetse cyane. Ariko bahagaze mu mwanya wo kwibwira bati twebwe twizera Imana, twebwe turi abana b'Imana, twebwe dukunda Imana. Ariko Yesu yabareba akabona si umwanya bari bakwiye guhagararamo, ahubwo bari bakwiye guhagarara mu mwanya ugira uti twebwe turi abanzi b'Imana, twebwe ntidushobora gukunda Imana, twebwe twavutse dutandukanijwe n'Imana, twebwe turi abana b'incira, twebwe dukomoka kuri Satani. Kubw'ibyo rero ntabwo dushobora kureba Imana, ntabwo dushobora gushyikira ubwami bw'Imana, nta nzira dufite dushobora kunyuramo kugira ngo tugere mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu icyo dukeneye ari ubuntu buturutse ku Mana. Imana itatugiriye ubuntu ntabwo iryo juru twazarigeramo. Imana itari duhereye ubuntu ntabwo twazaryicaramo, kubera ko nta bisabwa dufite byatuma tujya mu ijuru, nta bisabwa dufite byatuma tujya mu bwami bw'Imana. Niyo mpamvu kuri twebwe ijuru icyo risobanuye ni ubuntu, icyo risobanuye ni impuhwe z'Imana. Rero kubera ko batari bazi ishusho yabo, batari bazi imitima yabo, byatumaga bibeshya, bakibeshya bati turi abana b'Imana, twebwe ntabwo turi ibibyarwa, twebwe niyo ncira tubwire ntabwo tuyizi, twebwe icyo tuzi ni uko turi urubyaro rwa Aburahamu, kandi Aburahamu tukaba tuzi ko ari sekuruza wo kwizera. Ubwo rero turi abana b'Imana. Yesu mu by'ukuri byamuteraga agahinda gakomeye mu mutima we, ko yabonaga ko abantu iyi nzira banyuzemo ni inzira yo kurimbuka, kandi icyo ashaka kubereka ni inzira y'ubugingo. Niyo mpamvu Bibiliya mu gitabo cya Matayo ibice 7 biritubwira inzira ngari n'inzira ifunganye. Biritubwira ko inzira ngari irimo abantu benshi kandi iherezo ryayo ari inzira yo kurimbuka. Bivuze ngo nta muntu n'umwe uri muri iyi nzira ngari uzi ko iherezo ry'iyi nzira agiye kurimbuka. Kuko ko aramutse amenye ko ari inzira imujyana kurimbuka, ndakabwiza ukuri ko ataguma muri iyi nzira ntabwo bishoboka. Ahubwo yagira umwete wo gushakisha indi nzira ashobora kunyuramo, iherezo ryayo ari ryo bugingo buhoraho. Ariko kubera ko Satani yahumye abantu mu mitima, kubera ko Satani adashaka ko bamenya iki kintu cy'abo bari bo, Satani adashaka kumenyesha abantu umutima wa kamere bavukanye icyo usobanuye, abantu barakomeza bagashogoshera bakagenda bazi ko berekera mu bwami bw'Imana, ariko nyamara mu by'ukuri ubwami bw'Imana buri kure yabo, barabutaye kure, ahubwo berekeza mu irimbukiro. Rero mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo uri umuntu wahinduka, ntibishoboka. Nturi umuntu wahinduka, ntabwo uri umuntu wahinduka muri kamere yawe, ntabwo byakunda. Hari ugeze kumbaza ngo si umutima ntujya uhinduka? Ntabwo ujya uhinduka. Birigaragaza ko umutima wa kamere udahinduka, uzahora ari umwanzi w'Imana ibihe byose. Niyo mpamvu kugira ngo tujye mu bwami bw'Imana, ni ukwemera ko Yesu wenyine yaje ku musaraba agapfira ibyaha byacu kugira ngo twemerwe n'Imana. Turi abantu bemerwa n'Imana binyuze gusa mu rupfu rwa Yesu Kristo ku musaraba. Ndagira ngo dusome mu gitabo cya Tito ibice 3 umurongo wa 5. Iravuga ngo iradukiza itabitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze,
ahubwo kubw'imbabazi zayo idukirisha kuhagirwa, ariko kubyarwa ubwa kabiri ikadukirisha no guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Uwo yahaye Yesu Kristo Umwami wacu kudushunshumuriraho cyane. Umurongo wa 7, kugira ngo dutsindishijwe n'ubuntu bwayo, dore ko tuba baragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Ntabwo idukiza bitewe n'imirimo yo gukiranuka twakoze, ntabwo bishoboka, kubera ko nta mirimo yo gukiranuka tugira muri twe, ntabwo ibaho. Rero kubera ko itabaho tutanayikora, nta n'iyo twagira, niyo mpamvu itadukiza ishingiye kuri iyo mirimo, kuko ntayihari. Yaba yari ihari yakayidukirishije, ariko kubera ko idahari iradukiza itabitewe n'iyo mirimo, ahubwo iradukiza kubw'imbabazi zayo, iradukiza kubw'impuhwe zayo, kandi ikatwuhagirisha guhindurwa bashya n'Umwuka Wera. Imana imaze kutugira ubuntu, Imana imaze kutubabarira ibyaha byacu, Imana imaze kutwogesha amaraso ya Yesu Kristo, Imana iducunshumuriraho Umwuka Wera, ariwo dusezeranije, kikaba ikimenyetso kandi ukaba umurage, cyangwa se ikaba ingwate yabo tuzaba bo mu gihe kizaza, kuko Yesu Kristo niyerekanwa uko azaba asa niko natwe tuzasa. Niyo mpamvu hano birivuga ngo kugira ngo dutsindishijwe n'ubuntu bwayo, duhere ko tuba baragwa, dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Rero abantu bibwira ko bashobora gukora ibyiza Imana ikabemera, bamenye ngo inkomoko yacu aho turiho by'ukuri ni uko turi abana b'inshira, turi urubyaro rw'inshira. Kamere zacu ni uko ziri, kandi iyo kamere urayigendana, ndayigendana, n'undi wese arayigendana. Iyi kamere naho twayishyira igihe cyose biri kumwe natwe. Igihe cyose iyo tugifite kamere, ntabwo dushobora gukora ibyiza ku Mana. Ntabwo iyi kamere dushobora kuyihinduramo kamere nziza, ntigihinduka. Ahubwo tugomba kwiyakira abo turi bo, tukamenya ngo turi abantu bashobora kubeshwaho gusa n'ubuntu bw'Imana. Aha ngaha niho twumva igisobanuro cy'ubuntu bw'Imana icyo ari cyo. Imana ishimwe kubw'ubuntu bwayo ihora itugirira, Imana ishimwe kubw'ubuntu bwayo yatugiriye muri Yesu Kristo, Imana ishimwe kubw'ubuntu yatugiriye kuko ibonye ko tudashobora guhinduka, tudashobora gukiranuka kubw'umuhate n'umurava wacu, yahisemo kubiduhera ubuntu, yahisemo kubiduhera ubusa. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abaroma ibice 3, umurongo wa 23 ndetse na 24 abisobanura. Wa 24 niwo uza uvuga ngo ahubwo batsindishizwa n'ubuntu bwayo ibahereye ubusa. Ni ukuri biduhera ubusa, si uko tubikorera, ahubwo ibiduhera ubusa. Bivuze ngo turi abakiranutsi ntacyo twakoze, turi abakiranutsi tubiherewe ubusa, ntabwo turi abakiranutsi twabikoreye. Imana ishimwe ko yaduhaye gukiranuka ibiduhera ubusa. Ubwo nibwo buntu bwayo kandi nizo mbabazi zayo. Imana ishimwe kubwo rukundo ruhambaye yadukunze. Imana urakoze kubw'urukundo rwawe ndetse n'impuhwe zawe, urakoze kubw'igikorwa wadukoreye muri Yesu Kristo. Tubonye ko kamere yacu ari umwanzi w'Imana, ntigihinduka, ntizigera inahinduka. Niyo mpamvu agakiza kataboneka binyuze mu mirimo twakoze cyangwa twakora, ahubwo tubonye ko kaboneka tugaherewe ubusa gusa ntacyo twakoze. Ubwo nibwo buntu nyagasani. Reka abantu bose bumve igisobanuro cy'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo senze twizeye, amen.